Kenshi mu buzima bwabo bwa buri munsi bakunda gushiduka bavugiye ibintu icyarimwe, ndetse biba bisa nk'aho umwe aba azi ibyo undi agiye kuvuga, bigasaba ko umwe agomba kureka mugenzi we akamanza akavuga. Aba ni abana babiri bavutse bafatanye. Ibi ntago dukunze kubyumva cyane kuri uyu mubumbe w'isi. Mu minsi yasize nibwo basobanuye ko bakoze ikizamini cyo gutwara imodoka kandi bose bakagitsinda. Ubu bishimiye ko buri umwe wese afite uruhushya rwo gutwara imodoka. Sobanukirwa ibibazo by'amatsiko byose waba wibaza kuri aba bana bavutse bafatanye. Icyo usabwa ni ugukomeza kumva iki kiganiro kuva gitangira kugeza kirangiye. Umurongo mugari w'ibishya utazigera wumva ahandi. Comeka TV. Nk'ibisanzwe muracyari kumwe n'umuhuza w'ibyegeranyo. Nitwa BYT. Aba bana batwara imodoka. Umwe muri bo igihe cyarageze ashaka umugabo. Ni mu gihe undi avuga ko atarashaka kandi ko nta n'ibyo ateganya. Ubundi si ibi byose babikora bate? Mbahaye ikaze. Sabwa nanjye ntabwo ari ibya mirenge uretse kudushyigikira ukanda kuri buto ya subscribe, ugakanda ku nzogera kugira ngo uzubonera ku gihe itandukaniro ry'ibyegeranyo utasanga ahandi. Aba bana bavutse bafatanye bose ni abakobwa. Umwe yitwa Abby, ni mu gihe undi yitwa Brittany. Nubwo bavutse bafatanye ariko ntabwo bahuza mu bintu byose, haba mu byumviro byabo ndetse na bimwe mu bice by'umubiri byabo hari byinshi badahuriyeho. Impamvu badahuza ni uko usanga uyu Brittany avuga ko Abby ari we ukunda ahantu ho mu mujyi cyane, naho Brittany ngo ntabwo akunda mu mujyi habe na gato. Umwe yatangaje ko akunda kwibera ahantu hatuje nko mu cyaro kuko ngo nibwo yumva ameze neza, ariko undi ntabwo ariko biri kuko yikundira mu mujyi. Iyo bigeze mu gihe cy'ubukonje hari igihe umwe yisanga akonje cyane, ni mu gihe undi nta bukonje aba afite habe na gato. Ubundi ntabwo bikunda kuba kugira ngo abana bavuke bafatanye, dore ko bishobora kuba ku mubyeyi umwe mu babyeyi ibihumbi 200 batwita impanga ku isi. Ibi bihita bikumvisha uburyo kubyara abana bafatanye biba biri ku kigero cyo hasi cyane. Ibyo biterwa no gucikamo kabiri k'urusoro rw'umugore utwita impanga, bikaba byikora nyuma yo gusama, hanyuma bimwe mu bice by'izi mpanga bikagenda bigafatana. Abby na Brittany ni zimwe mu mpanga zavutse muri ubwo buryo ku isi kandi zanamenyekanye cyane, ndetse kandi kugeza kuri ubu zikaba ziri mu zabayeho igihe kinini ndetse zikaba mu buzima bwiza. Byinshi byagiye bivugwa kuri bo, harimo nko kuba umwe yarashatse umugabo mu gihe undi akiri umukobwa. Aha navuga ko nta gahunda yo gushaka umugabo yigeze agira mu buzima bwe, kandi atangaza ko nta niyo azigera agira habe na gato. Izi mpanga Abby ndetse na Brittany zifite imitwe ibiri iteye ku gihimba kimwe, ndetse utabizi neza wagira ngo zihuje ibice byose by'umubiri, ariko ntabwo ariko bimeze. Impamvu ni uko hari ibice byinshi badahuriyeho, ndetse muri ibyo bice harimo nk'imitima yabo, igifu, ibihaha ndetse n'urutirigongo. Aha ngaha kandi usanga izi mpanga umwe agenzura ukuguru kumwe kw'iburyo, undi nawe akagenzura ukuguru kw'ibumoso. Aba bakobwa mu gihe bari bakiri abana, kwiga kugenda babikoreye igihe kimwe. Kuri ubu buri umwe ashobora kurya ndetse no kwandika bitandukanye n'ibya mugenzi we, ariko hari ibindi bikorwa bahuriramo, hariho nk'igikorwa cyo gukora siporo, harimo koga, gukina piyano ndetse no kunyonga igare. Ibyo byose bisaba kuba hari ubufatanye bwabo bombi. Ikindi bahuriyeho ni umwanya w'ibanga. Uru ruba ruto
ndetse n'uruhare runini nabyo babihuriyeho. Abi ndetse na Brittany bavutse ku itariki ya 7 z'ukwa gatatu mu mwaka w'1990. Bavukiye mu gace kitwa New German, ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bikaba bivuze ko kugeza ubu bagize imyaka igera kuri 35. Aba bakobwa bafite n'abandi bavandimwe babo bavukana, harimo nk'umukobwa ndetse n'umuhungu. Nubwo bavutse bidasanzwe, ariko bakuze bafite icyizere kandi bagaragaza ko imiterere yabo nta kitwaye. Ikindi ni uko ababyeyi babo baberetse ko ari abana badasanzwe ariko bishimiye cyane ubuzima bwabo. Papa wabo yasobanuye ko mu gihe bari bamaze kuvuka, abaganga bavuze ko bashobora kubatandukanya, ariko kandi amahirwe yo kubaho akaba ari ay'umwana umwe gusa. Muri make iyo baramuka batandukanyije, umwana umwe niwe wari urarokoka, naho undi yari arapfa. Ababyeyi b'aba bana bahise bumva ari ibintu bigoranye. Gusa abaganga batangaje ko bashobora kuzabaho imyaka igera kuri 18 mu gihe bakomeje kwiberaho gutyo. Ababyeyi barabaretse bakomeza gukura bafatanye. Ushobora kwibaza ibijyanye n'amashuri niba byarakunze ko biga. Yego, nibyo barize. Bize pirimeri ndetse bagira na kaminuza, aho barangije mu mwaka w'2013. Muri uyu mwaka nibwo barangije kaminuza. Izi mpanga zihuriye ku mubiri umwe, uretse imitwe yabo 2 n'amajosi 2. Bafite amaboko 2 ndetse n'amaguru 2. Impamvu twavuze ko buri wese agenzura uruhande rumwe ni uko usanga iyo ukoze ku ruhande rw'ibumoso, uw'iburyo ntabwo abasha kubyumva habe na gato. Ndetse ufashe akantu gato ugasa n'ujomba ku kaboko k'iburyo, ntabwo uw'ibumoso yabyumva. Tugeze kuri ya ngingo ivuga ku byo gushaka umugabo, ubwo bari basoje kaminuza bahise babona akazi ko kwigisha, ndetse abana bigishaga barabakundaga cyane. Byaje kugera nyuma umwe muri bo ari we witwa Abi aza gushakana n'umugabo wari umuganga, ndetse akaba yarahoze no mu gisirikare cya Amerika. Ubwo bivuze ko uyu Brittany we atigeze ashaka. Nubwo bose babanaga n'umugabo umwe, ariko ntabwo bose bari barashatse. Uyu Abi niwe wari warashakanye n'uyu mugabo. Ibi ni byo benshi bibajije uburyo umwe yashatse umugabo undi ntabitekereze, bikaza no guhura n'uko basangiye umwanya w'ibanga uko ari 2. Ariko abashakashatsi bagaragaje ko iyo habayeho iyo kesi yo kuvuka bafatanye, usanga umwe iyo bigeze mu gikorwa cy'abashakanye hari igihe umwe atagira ubushake bwabyo. Gusa birashoboka ko bose babyumva, ariko bigatandukanira mu buryo babyakiriye. Ntabwo byamenyekanye niba Abi n'umugabo we barabyaranye. Hanyuma se iyo bigeze ku rupfu rw'aba bantu bavutse bafatanye bigenda bite? Nta na rimwe ku ijana by'uko umwe yapfa undi ngo asigare. Ibi bisobanuye ko umwe aramutse apfuye, ibi byagira ingaruka no ku wundi, bose bikabaviramo urupfu. Muri make nta wasigara ngo nuko undi yapfuye, ahubwo mu gihe umwe yapfuye, ibyo birahurirana n'undi bakabe barapfanye. Ndabashimiye cyane, tuzahura mu kiganiro cy'ubutaha.